Banyarwandakazi bahaye ikaze kuri uyu muyoboro w'urwego nyunguranabitekerezo ruhuza amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda akorera hirya no hino ku isi. Murabizi kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Werurwe wari umunsi w'abari n'abategarugori ku isi, umunsi wo kuzirikana uruhare rw'ababyeyi batwibarutse bakaduheka tukabavuna bakaturera bakadukuza, uruhare rw'abagore bacu badutegeye urugori, uruhare rw'abashiki bacu, uruhare rw'abana bacu mu majyambere rusange y'igihugu. Ni muri urwo rwego iki kiganiro cyacu kigiye kwibanda ku ruhare rw'umunyarwandakazi mu rugendo turimo rugamije gutegura ejo hazaza. Ntabwo ari ibanga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyerekana nk'umuntu wazamuye cyane abari n'abategarugori abashyira muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya y'ubutegetsi. Iyo ni turufu ikomeye akoresha muri politike ye, cyane cyane imbere y'abanyamahanga. Nyamara ariko Perezida Paul Kagame ashobora kuba ari ku mwanya wa mbere mu gupfakaza abagore, mu kubakenesha, mu kubagira impunzi, tutibagiwe no kugira abana babo imfubyi. Abatabayezo bakadindira, badindizwa n'igitugu kibabuza epfo na ruguru, bandindizwa n'ireme ry'uburezi ryaguye hasi cyane, n'ibindi. Abatumirwa bacu bafite ubunararibonye muri ibyo bibazo dukomojeho, kuko ni abategarugori bahekeye u Rwanda, ndetse bamwe muri bo bapfakajwe n'iriya ngoma ya FPR inkotanyi. Byongeye kandi ni impirimbanyi ziharanira impinduka yo kuzana demokarasi nyayo, ubutabera n'ukwishyura ukizana kwa buri munyarwanda. Njyewe ubagezaho iki kiganiro nitwa Baptiste Nkuliyingoma, mfatanije ku buhanga bw'ibyuma na Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nk'uko bigenda, mbere yuko dutangira iki kiganiro, ndagira ngo nsabe abatumirwa bacu bafata ijambo baramutse abarimo kumva iki kiganiro n'abazacyumva nyuma. Umutumirwa wa mbere ni Ambasaderi Charlotte Mukankusi. Nkaba nabanza kubamenyesha ko Ambasaderi Charlotte Mukankusi ari umwe mu bagize uruhare rukomeye mu gushinga runo rwego nyunguranabitekerezo, akaba ari n'umwe mu bagize komite mpuzabikorwa yarwo. Ambasaderi Mukankusi, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Jean Baptiste kumpa ijambo. Reka mbashimire no kuba mwadutumiye muri iki kiganiro cyiza kijyanye n'umunsi wahariwe abari n'abategarugori. Mbonereho rero no gusuhuza bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro, ntagombye kuvuga amazina, protocols zose zibe observed. Nongere kandi nshimire nanasuhuze Ambasaderi Ndagijimana, nawe co-host muri kino kiganiro. Shimire kandi nsuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda, kandi mbonereho no kubifuriza umunsi w'abari n'abategarugori. Mugira amahoro, turi kumwe muri iki kiganiro. Urakoze Charlotte Mukankusi. Umutumirwa wa kabiri ni Madame Cyrie Sendashonga. Madame Cyrie Sendashonga
akaba ari madamu yahoze ari madamu wa nyakwigendera Sendashonga, ubu ni umuyobozi w'icyubahiro wa Institut Sendashonga. Madamu Sendashonga, nagira ngo nawe ufate ijambo usuhuze abarimo kumva iki kiganiro. Yewe urakoze Jean Baptiste Nkuliyingoma, mbanze ngusuhuze wowe muvandimwe inshuti tuziranye guhera imyaka myinshi cyane, kuba wateguye iki kiganiro ugatekereza kunshyira mu batumirwa bawe. Nsuhuze bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro. Maze kumva umuvandimwe Ambasaderi Charlotte Mukankusi, ndamusuhuje cyane muhobera cyane, hari hashize igihe tutaganira. Na mugenzi wacu wundi uri kwipresenta mu kanya nawe ndamushuhuje. Biranshimishije kuko we ari ubwa mbere tugiye guhurira mu kiganiro, ubwo mu kanya nyine muramenye uwo ari we. Hanyuma na Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, nawe inshuti y'imyaka myinshi cyane tuziranye, urimo kudufasha nako twese turi muri iki kiganiro kugira ngo kuri tekinike bigende neza. Ikiganiro rero nk'iki nyine muri iyi minsi isi irimo, ejo yari yubahirije umunsi w'abari n'abategarugori, kuko ni ikiganiro cyiza kandi cyiziye igihe, kuko kuri jewe nk'uko mubizi namaze imyaka myinshi cyane nkora mu mirimo nyine muri za organisation internationale, ku buryo rero nyine abari n'abategarugori iyo mbatekereza, yego nyine mba ntekereza mbere na mbere twebwe abanyarwandakazi, ariko kubera imyaka namaze nkora ku isi yose, mbese numva abagore bose n'abategarugori abari bose ari abavandimwe kuri jewe, kuko nagiye mpurana na benshi cyane bakomoka mu bihugu byinshi by'isi yose. Numva mbese kuri je ari nk'umuryango mugari nibonamo. Ubwo murakoze mbahendekeho. Urakoze cyane madamu Cyrie Sendashonga. Umutumirwa wa gatatu ni madamu Daphrose Nkundwa. Madamu Daphrose Nkundwa nawe ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu gushinga urwego nyunguranabitekerezo, akaba ndetse nawe ari muri komite mpuzabikorwa yarwo. Nkaba ngira ngo nsabe nawe afata akanya gatoya asuhuze abarimo kumva iki kiganiro. Murakoze cyane Jean Baptiste kumpa ijambo no kuba mwadutumiye muri iki kiganiro kumwe na bagenzi banjye Charlotte Mukankusi na Cyrie Sendashonga. Ngira ngo mbabwire nti umunsi mwiza w'abari n'abategarugori, kandi tuze na mugenzi wacu Ambasaderi Jean Marie Vianney, mushimira nawe kuba yaje guhosinga iki kiganiro. Mu by'ukuri ndagira ngo nongere nifurize by'umwihariko abanyarwandakazi benshi aho bari banze guceceka mu bihe by'amage, bose babwire nti umunsi mwiza kandi nta mvura idahita. Murakoze rero, ndasuhuza n'abanyarwanda bose batwumva n'abazatwumva mu bihe bizaza, kandi dukomeza gushyira hamwe kugira ngo duharanire impinduka. Murakoze. Murakoze Dafi, mvuze Dafi kuko kumenyereye niko bakwita. Nari navuze Daphrose Nkundwa, tujya tuvuga Dafi hagati yacu, duva ntacyo bitwaye. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu n'izina. Ndumva ikibazo nshaka guheraho ari cyo nakomojeho mu kanya, mvuga ko ubutegetsi bwa FPR buvuga ko bufite umuhigo muri Afurika ndetse no ku isi mu guteza imbere abagore, kubera nyine imyanya abari n'abategarugori bafite muri guverinoma no mu zindi nzego z'ubutegetsi. Ese mwebwe nk'abanyarwandakazi, nubwo mutari muri ubwo butegetsi, mubona koko uwo muhigo ari wo? Ndagira ngo iki kibazo wenda nsabe Ambasaderi Charlotte Mukankusi abanze tugure icyo yitekerezaho, ariko ubwo n'abandi bagira icyo bagitekerezaho baza kubivuga. Madamu Mukankusi, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Jean Baptiste. Reka
ngira icyo mvuga kuko kuri iki kibazo ngushimire kuko umbajije ikibazo cyiza. Icya mbere nagira ngo mbabwire yuko burya leta yose cyangwa se uko leta isa ni nk'intekerezo y'ubuyobozi bwayo. Ndagira ngo ako ngako mbe nkavuze kugira ngo ibyo mvuga nse nkusasira ibyo ngiye kuvuga ngo leta isa na filozofe cyangwa se n'imitekerereze y'ubuyobozi y'abarideri bayo. Nsubiza rero icyo kibazo, ndashaka kugira ngo mbabwire ko leta yacu ifite fondasiyo cyangwa se yashyize imbere ikintu cy'ikinyoma. Ikintu cy'ikinyoma cyane cyane kijyanye no kwigaragaza no kuba opportunist, bakaba bareba ni iki kigezweho. Ni ukuvuga ngo ni abantu, ni leta idafite umurongo uhamye, ijyana n'umuyaga ugiye aho ugeze. Ibi byumvikane neza kuko ntabwo ndwanya guteza imbere abadamu, nanjye ndiwe. Ntabwo ndwanya iki cyemezo leta y'u Rwanda yafashe cyo kuvuga ngo bateze imbere umwari n'umudamu, mbega iterambere ry'umudamu urumva ko ntarirwanya. Ariko byaje biti kugira ngo barinde bagera on top, bitwe ko aribo bateje imbere abadamu ku isi hose. Nicyo gihe cyari kigezweho muri 1994. Mwibuke igihe za Belgique zavukaga, mwibuke igihe basadako gata bari bahitingaga icyo gihe, mbega niyo movement, niyo move yari igezweho muri development y'isi. Noneho rero u Rwanda nk'abantu bashaka kwigaragaza, bashaka kwishyira imbere, bafashe icyo kintu noneho bacyubakiraho. Icyo gihe ndibuka Minisitiri Nyumba niwe wari minisitiri ushinzwe abadamu. Bashaka rero kucyubakiraho nk'ikintu bashobora kumaketinga guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe nyuma ya jenoside ya 1994. Ariko ntabwo bahise bafata strategy koko ngo icyo kintu bakidevelope koko umudamu bahere mu mizi, bavuga bati projet yacu koko tuzashingira kuri development y'umudamu, tumudevelope. Noneho rero barebe mu rwego social, mu rwego social cultural, mu rwego politique, mu rwego economique, mbega rwose koko bazamura umwana w'umukobwa ndetse n'umunyarwandakazi muri rusange, babazamure mu buryo bufatika muri education, bigaragare ari ibintu koko ubona biri long term bizagira impact. Bumvaga rero ngiko nabibonaga ari nk'ikintu cyo kuvuga ngo reka tuzamure umukobwa, ariko mu buryo bwo kumushyira ahantu ariko azaba igikoresho. Nge niko mbibona. N'uyu munsi sinzi ko ari uwampakanya kuvuga ngo dufite pararoma yuzuyemo abadamu bangana kuriya, ari nabo benshi muri pararoma, ariko ikaba nta kintu bashobora kuvuga igihe abadamu barimo bapfakazwa buri munsi, igihe amazu y'abadamu arimo asenywa buri munsi bamaze no kubapfakaza, igihe abantu barimo bafatwa ku ngufu, b'abakobwa n'abadamu bafatwa ku ngufu. Ingero zirahari za Kangondo ya kabiri n'ahandi kenshi, cases nyinshi zimeze zityo zirahari. Igihe abana b'abakobwa barimo gucuruzwa mu bihugu duturanye n'ibyakure, ari n'abanyarwandakazi, ntihagire ugira icyo avuga. Ibyo bintu byose n'ibindi ntavuze kubera umwanya, bigaragaza neza ko babagore batagira icyo bavuga, bamaze iki koko bahagarariye Rwanda. Bahari rero ku nyungu z'uwabatumye, uwabatoranije ari we FPR, of course iyobowe na Kagame. Noneho nibyo cya kindi nababwiraga rero, nti leta yose yemwe na porogaramu zayo ubwo mubyumvireho bisa
na filozofe cyangwa n'imitekerereze y'ubuyobozi baba bafite. Imitekerereze y'ubuyobozi bwacu rero y'uyu munsi ni imitekerereze yo kwishyira imbere, yo kwimaketinga. Mwabonye za PR campaign baba bakora byo kwimaketinga, kwigaragaza uko batari, kwiha ishusho nziza mu ruhando mpuzamahanga, ariko muri realite cyangwa se mu buryo bufatika nta shanjuma yabaye. Abanyarwanda rero bakagomba guceceka, ahubwo bakabateramo ikintu cy'ubwoba, ubaye nk'utandukana n'umurongo wa leta yafashe, ubwo ngubwo akajya muri prison, ubwo ngubwo akicwa, ibintu nk'ibyo. Nabaha urundi rugero rukomeye. Umudamu mu Rwanda ni umuntu wamaze kumva ko ako gaciro akwiye guhaguruka akagaklayiminga. Ndabaha urugero rwa Victoire Ingabire, yashatse kwiyamamaza muri 2010. Yarabihawe se, ahubwo yahawe prison. Uniba se koko waraguhaye abadamu ijambo, ni gute ubabuza noneho kuba bashaka rights zabo za politiki? Ni right yo kwiyamamaza nk'umuntu, nk'umunyarwanda, ariko noneho nk'umunyarwandakazi. Uri igihugu cyateje imbere abanyarwandakazi, uwarangiza umudamu umwe gusa uvuze ati ndashaka kwiyamamaza ukamufunga. Ubwo se ibyo mvuga ntabwo mubyumva? Icya kabiri, reba Diane Rwigara nawe uko byamugendekeye muri 2016. Ni nk'ibyo byose na mama we, noneho bamaze kumupfakaza, barangiza bakabakorera nabiriya, bakanamufungana n'umwana we. Afungiwe iki? Kubera ko yashatse gusa ku claiming rights ze zo kuyobora igihugu. Ibyo byose rero n'ibindi ntashobora kuvugira ahangaha. Vuga bayidamanje buriya barazira iki? Damanje afungiye iki uyu munsi? Mu by'ukuri abanyarwandakazi bari barashatse no kugira ngo koko uruhare rwabo cyangwa se rights zabo bazishyire mu bikorwa, bazihagararemo. Ariko cya kintu cy'ikinyoma cyagiye hanze kikabeshya abantu ngo abadamu bashobora kwiyamamaza, ariko abadamu badashobora, ngo abadamu bafite ubushobozi. Mu by'ukuri twifitemo ubushobozi. Nanjye uvuga ndi hanze y'igihugu atari ubushake. Umugabo wanjye baramwishe, bamwiciye iki? Bamwiciye ibyo byose by'akarengane. Abagenzi banjye turi kumwe ahangaha, wenda navugamo Cyrie Sendashonga. Sendashonga yazize iki? Yari umuntu uri arabazi ya formation ya FPR. Ibyo Sendashonga yakoze, cyangwa bakaregeya, cyangwa n'abandi bose, ibyo ngibyo byose warangiza ukishyura Cyrie wagaburiye ziriya nkotanyi. Ibyo yakoze ntabwo waraharara byivugira, ariko ibyo yakoze byose, icyo bamufashije, icyo bamuhaye mbega nka kado yo kuba barateje imbere abari n'abategarugori, nuko bamupfakaje bakamugirira n'abana imfubyi. Icyo ngicyo nicyo dukwiriye gushimira leta y'u Rwanda, ngo yateje abadamu imbere, cyangwa yongereye imibare yo muri za imyanya runaka. Aho babandagira ngo ntandangiriza, abadamu bashyirwa mu myanya nk'abantu bagomba kumurikwa, ariko bakamenya ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga, ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora. Bakagomba kuba ibikoresho bya RPF uburyo ishaka imikorere yayo. None se uko niko kuzamura abadamu mu mikorere no mu myumvire no muri development muri rusange? Iyo ngiyo yaramutse ariyo development bavuga, cyangwa se empowerment y'abadamu, ubwo jewe nabandi wrong. Ariko ndashaka kugira ngo ndangize mvuga yuko je nta empowerment y'abadamu nabonye, ahubwo ni ukuvuga ngo turagushyira ahangaha uzaje ubu umugaragu. Ahubwo mudamu yarakandamijwe bikomeye. Mubirebere no ku badamu uyu munsi barimo kurikrama uburenganzira bwabo, bayidamanje, ba Victoire, ba Charlotte, ba Daphrose Nkundwa, bandi twese twahagurutse duhagaze kubera ko dukeneye uburenganzira bwacu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Ambasaderi Charlotte Mukankusi. Uvuze ibintu bikomeye, uvuze cyane yuko leta y'u Rwanda ishyize imbere ikinyoma, ko biriya twumva ari ikinyoma, ariko n'abagenzi bawe muri kumwe bafite wenda icyo babitekerezaho.
nasaba Madame Cyrie Sendashonga kunganira wari wamuvuze mu kanya uvuga uti araza kubyivugira nagira ngo mu ijambo avuge icyo atekereza kuri icyo kibazo. Muranyumva? Yego. Murakoze cyane Jean Baptiste kumpa ijambo. Mbanze nshimire mugenzi wanjye Ambassadrice Charlotte uko abisobanuye, abivuze neza cyane kandi ku buryo rwose arabizi, yabaye muri kiriya gihugu, iriya leta yayikozemo imyaka itari mike, arabizi uko biteye, uko ibyo bakora byose n'ikibibakoresha. Nk'ibyo yavuze rwose ndemeranya nawe 100%, cyane cyane kuri biriya bintu nyine yuko iriya leta akenshi ikora ibintu ishaka kwigaragaza, kwihesha amanota, cyane cyane hanze y'igihugu, mu batanga biriya bihugu nyine bitanga imfashanyo mu byerekeye nyine amajyambere, aide au développement, akenshi nicyo babikorera. Noneho yenda nk'uko nabivuze tugitangira mu buzima bwanjye, namaze imyaka myinshi nkora mu bigo mbese internationali, haba muri Nations Unies, haba no mu zindi za organisation za société civile ariko internationali. Yenda hari icyo nshobora kongeraho mbirebeye muri iyo ndorerwamo, yuko biriya bintu nyine bavuze ngo bahora bashyira imbere, u Rwanda rufite abategarugori benshi, nibo benshi mu nteko ishinga amategeko, nibo benshi muri guverinoma, bakagenda babirisha. Najyaga mbibona nk'iyo mu manama nyine ya Loni hariya New York, cyane cyane nyine muri ibintu bita nyine objectif de développement durable, sustainable development goals. Kagame nyine muzi ko yabijyagamo cyane akishyira imbere. Noneho imwe muri izo ntego harimo intego yo kuvuga nyine ngo kuringaniza ibitsina, cyane cyane guteza imbere nyine abari n'abategarugori. Ibi hakabaho ibihugu nyine bitanga inkunga, cyane cyane biriya bihugu byo mu Burayi bwa ruguru, byo bita Scandinavie, ibihugu nka Sweden, Denmark, Norvège, Finland n'ibindi, bikunda cyane nyine gushyigikira icyo gitekerezo, iyo ntego yo guteza abari n'abategarugori imbere. Urumva rero umukuru w'igihugu yagera muri ayo manama yo muri Loni agatanga iriya mibare 64% mu nteko ishinga amategeko wacu n'abagore, amashyi ngo kacikaci. Ndavuga ibyo nabonye, nabaga mpicaye nanjye kuko organisation nakoreraga twabaga turi muri ayo manama. Noneho nyine u Rwanda rukabirisha, rukabona amafaranga, rukabona amanota ngo bateje abari n'abategarugori imbere, kuko mu nteko ishinga amategeko no muri leta harimo abagore benshi. Ariko nk'uko Ambassadrice Mukankusi yabivuze, wagerayo ukareba ese kuba dufite abagore bangana gutyo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda byahinduye iki ku buzima bw'abagore mu Rwanda, abari n'abategarugori? Byahinduye iki ku mitegekere y'igihugu? Nta na kimwe. Ahubwo nk'uko yabivuze mugenzi wanjye, abagore bari muri iyo nteko ishinga amategeko, abari muri Sena, bari muri guverinoma, babagize ibikoresho, ahubwo ndetse navuga ko babagize complice ya politike mbi leta ikora. Ukabona ahubwo kera hari igihe abo bagore twese nk'igitsina gore bitugiraho ingaruka, kuko nk'amwe basaza bacu b'abagabo mushobora kuvuga muti politike ziri gufatwa muri kiriya gihugu, amategeko ariko kwemezwa, niba abadamu ari 64% bafite uruhare runini kuba aribo bafite responsabilité nini mu gufata ayo mategeko. Niba ayo mategeko rero ari mabi, kabone n'amategeko nyine atuma abari n'abategarugori badatera imbere mu by'ukuri, kuko niko bimeze nk'uko nyine Charlotte yabisobanuye. Wavuga uti okay, ni bagenzi babo bari mu nteko ishinga amategeko, nibo mugomba kubibaza. Niba ari 64% iyo bavuga bati turabyanze, iryo tegeko ntabwo ryari gutambuka. No ukuvuga rero ko
ni abantu bashyize aho gusa, ni nk'imitako yo kureba, yo kwerekana mu mahanga, yo kugenda babirisha bya bindi nyine iturufu, mu maturufu menshi iriya ngoma ya FPR ikoresha. Njyewe nuko mbibona, ntacyo byahinduye ku mibereho y'abanyarwandakazi, ntacyo byahinduye ku mibereho ku mitegekere y'igihugu cyacu, ahubwo ni ukugira nyine ngo iriya ngoma igumize iryo turufu imbere, iririshe. Usibye ko ngira ngo abenshi bamaze kubona ko bamaze kumenya nyine imiterere y'iriya ngoma, basigaye babona ko byose nyine ari amashusho yo kwerekana, ariko iyo ugiye kureba mu by'ukuri en profondeur usanga ntacyo byahinduye. Nicyo kintu nashaka kongeraho, nyine mbishyira muri contexte nini yo kubireba, ushaka kureba icyo iyo leta ibishaka kugeraho, kubera biriya nyine nk'uko Charlotte yabivuze, byo gihe cyose gushaka kwishyira imbere kugira ngo amahanga yirebe, ayihe amanota n'amafaranga yenda yinjire, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga nta na kimwe aza ngo amarire abanyarwandakazi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze. Urakoze Cyrie, kubera ibyo bitekerezo bikomeye utanze, nabyo byunganira rwose ibyo Ambasaderi Charlotte Mukankusi yavuze. Nagira ngo tutarava kuri icyo kibazo, wenda nsabe Madame Daphrose Nkundwa niba hari icyo nawe yifuzaga kongeraho kuri icyo kinyoma mu by'ukuri uko mubivuga, kuri ubwo buryo bwo kugira abagore ahubwo ibyitso by'amabi ubutegetsi burimo gukora, bakaba nyine bo bafite abo ngabo bagira abadepite bahabwa imishahara, bakahabwa mbega imibereho myiza, ariko hagamijwe kugira ngo baceceke, bareke leta yikorere ibyikora bibangamiye bagenzi babo, kandi iyo leta ihabwa amanota ku rubuga rw'amahanga, ihabwa inkunga, ariko nyine abagore bagenzi babo bamerewe nabi, akaba mbega ubwo ari ibyitso. Ndagira ngo tutarava rero kuri icyo kibazo, ndagira ngo nsabe Dafi kugira icyo yongeraho, niba yumva kandi wenda byavuzwe bihagije nabwo yatubwira, tugakomeza ku bindi bibazo. Madame Daphrose Nkundwa. Murakoze Bwana Jean Baptiste, barakoze bagenzi banjye Ambasaderi Charlotte na Cyrie, bavuze ibintu byiza cyane kandi byuzuzanya. Bavuze uko amateka y'uko ya parlement yagize abadamu benshi no mu zindi nzego z'ubutegetsi, kandi mu by'ukuri nta uyobewe ko iriya leta ikorera abanyamahanga kurusha uko ikorera abanyarwanda. Ubundi mu bisanzwe abategarugori bakomeje kwishimira ko abandi bagenzi babo bagira imyanya mu nzego z'ubutegetsi, ariko Cyrie yabivuze neza. Ndibuka niba mwibuka kera hari umudamu wigeze gusoresha ihene, byabaye amateka. Nta mudamu wagategetse kubera ko bagiye basoresha ihene n'intama n'inkoko. Icyo bari abadamu barimo gukorera abanyarwanda ni ukwanduza isura y'abanyarwandakazi bifuza gukorera igihugu koko, ku buryo amateka yacu baradutobera amateka mu by'ukuri. Ndagira ngo nshimire Cyrie kuba yagarutse kuri icyo kintu. Ndagira ngo wenda mvuge ingero zerekana ko ntacyo bamaze. Mu by'ukuri murabona, ndahera kuri damange ni hafi cyane, ubwo yavuze ati nari mu mugongo banzirika amapingu sinashobora kugira icyo nimarira, nta mudamu watera urutoki hejuru. Muribuka Adeline n'umuryango we bavuga bati tumaze icyumweru turi mu mapingu, nta wazamuye agatoki. Muribuka umudamu witwa Mahoro Theodosi wakubiswe n'abadaso w'umuzunguzayi, nta mudamu wazamuye agatoki avuga ati ibyo bintu ni ibiki. Baravuze bati nyabuneka turashaka nkete yimbitse ku rupfu rwa Kizito Mihigo, nta mudamu n'umwe muri parlement wavuze ati nyabuneka ya nkete nikorwe. Ariko bavuze bati nyabuneka murarenganya uburenganzira bwa muntu, Rusesabagina yashimuswe, abo badamu twababonye bahaguruka bavuga ko noneho za parlement européenne zipfobya jenoside. Ndagira ngo ngarukiraho n'ingero natanga kugira ngo nerekane ko abo bantu mu by'ukuri ntabwo bakorera abanyarwanda,
ntabwo wagombye kubona abagore n'abana barara hanze za Kangondo umudamu bamupfura imisatsi avuga ati bamfuye imisatsi bayimara ku mutwe ntagire umudamu n'umwe uzamura agatoki ngo uvuge ngo aba badamu kuko bari mu buyobozi. Ntabwo ari mu buyobozi ahubwo ni amawuwa bashize muri parlement no kwerekana abantu baje gusura igihugu. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze rwose kubera ibyo bitekerezo mwese mutanze byuzuzanya cyane. Nagira ngo wenda iyo ngingo tube tuyihagarikiye aha ngaha, dukomeze ku bindi bibazo nateguye nabyo biza kuzuza ibingibi twavugaga. Mu Kinyarwanda bavuga ko abagabo ari imyugariro, naho abagore bakavuga ko ari umutima w'urugo. Ariko iyo tureba uko abari n'abategarugori bahagaze ku rugamba rwo kurwanya igitugu, usanga amaherezo abagore nabo bazaba imyugariro. Ngabo ba Victoire Ingabire Umuhoza, ngabo ba Diane Rwigara, abo bose mwavuzemo bavuga mu kanya, ngabo ba Claire Nadine Kansinge, ngabo ba Idamange nawe mwamuvuga mu kanya, ndetse namwe turi kumwe hano ntabwo mbasize. Ndagira ngo ndetse nibutse ko hari umutegarugori uyobora ishyaka rifite ingabo. Mbese abagore aho mwebwe simwe mugiye kuba imyugariro. Ndagira ngo mugire icyo mumbwira kuri icyo kibazo, kuko twebwe abagabo turabona mugenda mufata intera ituma tugomba nangiye kuvuga ngo kubakurira ingofero, ariko turabona urwego murimo gufata rukomeye cyane. Nkaba nishimiye kubivuga twizihiza umunsi w'abari n'abategarugori, ariko nagira ngo namwe numve icyo mubivugaho. Ndagira ngo wenda nsabe Cyrie Sendashonga kuba ari we bumburira abandi kuri iki kibazo. Urakoze nanone Jean Baptiste kumpa ijambo kuri iki kibazo cyiza kandi gikomeye. Mbese natangira mvuga nti erega nuko bavugaga ngo abagabo n'imyugariro, abadamu bakaba umutima w'urugo. Ntekereza ngewe ko ubu ngubu muri iki gihe nyine tuvuga ko abagore, abategarugori n'abagabo mbese tureshya, nubwo buri wese afite yendaho turareshya, ariko tukanuzuzanya. Umuntu ashobora kuba umwugariro akaba n'umutima w'urugo, ntabwo ari kimwe cyangwa ikindi, ushobora kubiba byombi. Ubwo kari agaciyemo. Ariko ikindi nyine navuga, ndaza kureka bagenzi banjye babivuge twuzuzanya, bongereho ibindi. Urabizi Jean Baptiste yamvugo yo mu Kinyarwanda uvuga ngo ibintu byageze iwa Ndabaga, ngira ngo umugani wa Ndabaga twese turawuzi. Kubona rero nyine nk'uko bivuze abategarugori n'abari dutangiye kugaragara nk'aho noneho hari twe tugiye kuba imyugariro nyine muri kiriya gihugu, ni ukubera ko igihugu kigeze iwa Ndabaga. Icyatumye Ndabaga muri uwo mugani bavuga wo mu Kinyarwanda, muri icyo gitekerezo ahaguruka, ibintu byari byageze kure, isi ari ku rugamba, ashaje, adafite uza kumusimbura kuko yari yarabyaye umwana umwe w'uwo mukobwa gusa, undi akavuga ati ngiye gusimbura data, arakuze, agaruke azaruhuke. Urumva byari bigeze kure. N'igihugu rero turimo cy'u Rwanda, nk'uko izo ngero nyine twatangiriyeho ku kibazo cya mbere wari watubajije Charlotte na Dafi, batwibutsa nyine byinshi twagiye tubona amarorerwa iriya ngoma yakoreye abanyarwanda, igapfakaza abadamu benshi, ikagira abana benshi imfubyi, ushatse guhaguruka bakamukubita agafuni. Igihugu kigeze iwa Ndabaga. Niyo mpamvu ngewe bitantangaje ko abagore bari umutima w'urugo bagiye no kuba n'imyugariro y'urugo, kubera ko igihugu kigeze kure cyane. Nkaba ngewe rero mvuga nti ahubwo mwebwe abagabo bacu, basaza bacu, baramu bacu iki,
bibatere nyine ubugabo kurushaho, muze dufatanye tube nyine imyugariro ibe myinshi. Mbese naho mwavuga muti yenda natwe abagabo dushobora kuba n'umutima w'urugo, pourquoi kuki bitashoboka? Ntabwo ari ukuvuga ngo bamwe bari muri aka gatebo ibyo bashobora gukora nibi gusa, abandi bari muri aka gatebo ibyo bashobora gukora nibi gusa. Twe ibyo bitsina byombi bishobora gukora iyo mirimo yose. Ariko nkuko nabivuze ngewe uko mbibona, uko nsoma ibihe turimo, abagore, abategarugori, abari barimo kuba imyugariro kubera ko igihugu kigeze iwandabaga. Ubwo naba ndekeye aho nkareka bagenzi banjye bakagira icyo bongeraho. Urakoze. Urakoze cyane. Ndumva ntahita rwose nk'ijambo, wenda reka nsabe Charlotte Mukankusi wenda agira icyo yongeraho ku iki kibazo. Murakoze cyane Jean Baptiste. Reka mbanze nshimire mugenzi wanjye Cyrie rwose uburyo abisobanuye. Nanjye ndahera ku bihe tugezemo. Ibihe tugezemo ni ibisaba ko umugore yumva ko afite umwanya we akawufata, nta n'uwategereje ko awumuha. Kuko hari igihe abantu bibwira ko wenda aribo bateje imbere umudamu, ngo umudamu bamuhaye uruvugiro, ariko mu by'ukuri umwanya wacu twebwe naturally twawuhawe n'Imana. Imana iduha ubushobozi abagabo batagira, ariko nanone ibivuga neza cyane ko tuzuzuzanya. Umwe azakina aho akina, akaba umutima w'urugo nk'uko abanyarwanda babivuze, n'undi nawe akaba myugariro. Ariko reka ngire icyo nibariza abanyarwanda batuteze amatwi uyu munsi. Ese ubu nkanjye ntabaye myugariro y'abandi, ko ari myugariro agatsiko kamwishe. Cyrie atabaye myugariro, Cyrie Sendashonga wahaye Kagame kwicara hariya ko bamwituye kumwica, Cyrie atabaye myugariro yabigira ati? Ni ukuvuga ngo hari kondisiyo ziri mu gihugu zituma abadamu bagomba gukina hombi. Icyo nshaka kuvuga ahangaha si ukuvuga ngo tugomba kwigaranzura abagabo, oya, ntibyumvikane bityo. Ahubwo tugomba kuzuzanya, ariko tukanirwanaho. Iki ngiki ni ikintu kigomba kumvikana cyane. Tukirwanaho kuko aho igihugu kigeze gikeneye twese. Igihugu cyacu gikeneye ba Idamange, igihugu cyacu gikeneye ba Victoire, igihugu cyacu gikeneye ba Diane, igihugu cyacu gikeneye ba Adeline, igihugu cyacu gikeneye ba Cyrie, ba Charlotte, ba Dafi, igihugu cyacu gikeneye n'uriya mudamu wavuze uyobora ingabo. Kirabakeneye abo bose kugira ngo twuzuzanye, kuko ibihe birakomeye. Ibihe turimo ni nka bya bindi byandabaga. Ibihe turimo nibyo kuvuga ngo turahaze ikinyoma. Nicyo gituma ubona umwana w'umukobwa nk'uriya Idamange avuga ati nimushaka mu nyice, ibi wenda mvuga nibyo bya nyuma. Nta ndirimbo ya byumva uhore ati ibi ngibi nibyo mvuga wenda nibyo bya nyuma, nimushaka mu nyice maze kubivuga, ariko mvuge. Abantu bageze aho baturika akavuga ati ngomba kuvuga nishaka murangize mu nyice, wenda iki nicyo cya nyuma. Nibyo cyabaye cya nyuma koko. Igihe rero tugezemo ni cya gihe cyandabaga nk'uko mugenzi wanjye Cyrie amaze kubivuga. Akaba rero ari cyo gihe tugomba guhaguruka tukuzuzanya n'abasaza bacu n'abagabo bacu, tugahaguruka tukabohora u Rwanda. Kuko ubu ngubu biriya byo bavugaga ngo barabohora u Rwanda, ntabwo abari bazi ko babohora u Rwanda ni ba Sendashonga bishwe. Hariho uwari urimo gukina proje ye ya optimism yo kugira ngo azajye gukora nk'ibyo uwo yasimbuye yakoraga, cyangwa wenda no kumurusha. Nababwiye tugitangira nti leta isuko karite ya leta isuko ubuyobozi bwayo busa, abayobozi babwo bateye
umuyobozi dufite ni Machiavellian dictator wimerera muri cruelty cyangwa se mu kugira nabi, wemerera muri violence, wemera ko abantu abayoborwa baramutse batamwumva, kandi benshi n'abadamu pourcentage y'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze hose, abadamu nitwe dufite pourcentage nini. Ni ukuvuga ngo niba yemerera muri violence zakorerwa n'abo badamu, niba yemerera iyo violence kenshi irangiriza mu kwica, niba yemerera mu kugirira n'aba bantu, ni ukuvuga ngo nibyo ngibyo nyine nabo ngabo bazabigirira. Byinshi rero ni twebwe bigeraho, ni nayo mpamvu abantu turika bagahaguruka kuriya nka kuriya kwa idamange bagahaguruka wiciye umwana nka Kizito, ukibaza ko nyina azasigara avuga iki? Azasigara avuga ati murakoze cyane leta wanteje imbere. Yamuteje imbere gute? Imuhekuye kariya kageni. Wambwira ngo nkaba hati uyu munsi Innocent, uriya mwana w'umusizi, buriya bwenge uyu munsi nta wuzi yaradisparishe, nta wuzi aho ari, ariko nibo bamufite. Ibyo nta n'uwabitindaho. None urambwira ngo ababyeyi be yaba mufite yaba atamufite ntago mbizi, ariko umubyeyi we natwe twese twabaye nk'abavandimwe be, ariko uwo mwana nta muntu nyarwanda atababaje. Ngenza ababyeyi birwa bampamagara bambwira bati n'uyu munsi nta kintu muramenya ikintu cyaba hati ntaki, twese twirirwa tubazanya, nta gakuru kaba hati nta gashweshwe ke. Ariko ubwo ngubwo ntago twibagiwe n'abandi batavugwa, ubwo bone bakeya mvuze. None se tudahagurutse, ahubwo guhaguruka kwacu yaba kwagiriraga icyo gutanga. Gusa ndizera neza ntashidikanya ko Imana iri ku ruhande rwacu. Wa mugani nkuko Cyrie amaze kubivuga, abadamu ubwo twahagurutse nyine nibizagenda kwa kundi byagendekeye Ndabaga. Murakoze. Urakoze cyane kuri ibyo ngibyo uvuze bikomeye. Twibukije Bahati uriya musizi baburiye irengero, ni ikibazo kiremereye. Ngewe njya mbona ku mbuga nkoranyambaga abadamu babyibazaho hirya no hino ku isi. Ntabwo ndumva b'abadamu bacu bari muri parlement berekanwa nk'intambwe ikomeye u Rwanda rwateye. Ntabwo ndumva na rimwe babyibazaho, nkaho uwo Bahati we atagira umubyeyi ubabaye wibazaho umwana wari. Urumva ntabwo ndumva abo badamu babyibazaho. Mbere y'uko nsaba na Dafi kugira icyo atangaza kuri iki gitekerezo mwarimo kuvugaho, ndagira ngo twinjire wenda kuko mwese mwakomoza kuri madamu Idamange, ndagira ngo nawe tubanze twibukiranye yuko uyu munsi kuri itariki ya none twakoreho iki kiganiro, urukiko rwongereye igifungo cye cy'agateganyo. Bega yari yafashwe by'agateganyo, ubu ngubu bongereye igifungo cye ngo iminsi 30 kugira ngo bagire ngo igihe cyo gukora inkete. Ni ibintu bitangaje kuko ntundi bamufunze bazi icyo bamufungiye. Ibintu yavuze ni ibintu biri ku mugaragaro, ntabwo cyayakoze, ntabwo yabikoze mu buryo bwa rwihishwa. Ariko rero ubwo ndagira ngo nabyo tubizirikane. Ikindi kandi ndagira ngo nibutse ko uwo mudamu Idamange yafatiwe igikorwa twese tuzi cyo gutinyuka kuvuga ku mugaragaro ibibazo bitagenda mu Rwanda, agasaba ko ubutegetsi buriho bwegura. Icyo ni igikorwa gikomeye yakoze, hakajyaho ubutegetsi bushya. Ndagira ngo rero nkuko turimo kuvuga ibyo bikorwa by'ubutwari b'abanyarwandakazi, tuvuge n'ubwo butwari ku buryo bweruye bwa Idamange. Nsabe Dafi wari utahiwe gufata ijambo rwose guhera kuri icyo gikorwa cya Idamange. Wenda afite n'ibindi yatekereza yashaka kuvuga kuri iyi ngingo twavugaga, ariko ku buryo bw'umwihariko atubwira uko yakiriye
iriya ntabaza ya idamange. Madame Daphrose. Murakoze Jean Baptiste, mbere yo kugira icyo mvuga kuri idamange waduhagurukije cyane muri iyi minsi, ndagira gusa ngo mvuge ko iyo urebye usanga bishimishije kubona bariya badamu bose wavuze n'abandi benshi batashobora kujya muri uru rutonde, kuba barafashe iya mbere bakanga kuba mu biza tubireba tugaceceka, ni ikintu cyo gushimirwa. Bagafata iya mbere mu guharanira impinduka. Hari ibyo sinigeze kuvuga ati umwanya wacu tugomba kuwufata ntabwo ugomba kuwuduha, ngo bafashe umwanya bumva bagomba kugira ngo baharanire impinduka mu Rwanda batabare abanyarwanda. Mu by'ukuri ibyo hakaba harimo na idamange nawe wanze kuvuga ati nanze kureba ngo nceceke, yageze ahantu yumvaga bimurenze nk'uko yabivuze. Nagera ngo ngaruke hano kuri idamange, mu by'ukuri ku giti cyanjye mbona umuntu yavuga ko ari kimwe mu bimenyetso by'ibihe. Icya mbere byerekana ko abanyarwanda barambiwe kugendera ku iterabwoba no mu binyoma. Ngo wirukankana umugabo kera cyangwa umugore, ntumva twese dusigaye tuzuzanya, wagera ukamumara ubwoba. Birerekana kandi ko abategarugori bakomeje kwiyemeza kuba mu ba mbere bahagurukira gutinyuka kugira ngo barwanye ikinyoma ku mugaragaro. Bagenzi banjye bavuze abandi badamu bose batangiye, turavugana ba Cyrie bari hano ntabwo bacecetse cyangwa se ngo baheranwa n'agahinda maze bagende bajye munsi y'igitanda, nawe ari hano ariko ni uwo gushimirwa. Kimwe na Charlotte, ndavuga abo turi kumwe n'abandi benshi batacecetse. Hari abandi bahisemo guceceka ariko mwe ntimwacecetse kandi mubishimirwa. Naho ibya leta ya FPR niba koko ishaka kugira ngo abanyarwanda bazaturemwa kiriya gihugu, bagomba kwemera bakahindura umuvuno, bagatega amatwi nabo impanda idamange yavugije, kubera ko nta kindi kizabatura abanyarwanda. Ikindi kintu bagomba kureka gukomeza kwimikaza ni ibyo kumva ko bazajya bafunga umuntu wese uvuze. Ntibishoboka, ntabwo bazafunga igihugu cyose, kandi amaherezo hari umuntu wigeze kuvuga ati n'ibiragi bizavuga, nibabyitege. Ntabwo mvuga byinshi, mu by'ukuri ibintu idamange yakoze bigaragaza ko abanyarwanda bose bagomye no kugira ikintu bigira icyo bibigisha. Kubona idamange wahagurutse nta hantu mu by'ukuri aturutse, ariko akaba le tronc commun y'abantu bose, baba abari mu mashyaka atandukanye, baba muri société civile, bagombye kwibaza bati uyu muntu koko turamufunga, ni kuki umuntu hagurukije abantu bose, umuntu uvuga ati abanyarwanda aho bari hose, baba bo mu gihugu abo hanze, baba ubwoko bunubu, tugomba guhaguruka tukarwanya ikinyoma, tukarwanya akarengane, tukavuga ibibi bidukorerwa tutagombye guceceka. Akavuga ati nubwo napfa, nubwo nafungwa, ndabyemeye. Hari umuntu twavuganye ndamubwira nti, yarambwiye ati ese uriya muntu iriya nzu werekanye niye? Ndavuga ngiye iki cyerekana ko ntacyo yarabuze. Kuba ntacyo ubuze ukemera kwitangira abanyarwanda. Iriya mpanda yavugije, ndagira wenda ngo mbivuge nongere mbishimangire, ntabwo tuzaceceka. Kandi kubona umwana muto atinyuka akavuga ati ndagiye nsize abana 4, ibyo bintu ni ibintu bikomeye leta y'u Rwanda yakagombye kwitaho, tukareka abari n'abategarugori bari abifata mu gahanga bakamutuka bakamwandagaza. Mu by'ukuri ngiye nagira ngo nkubwire ko ikintu navuze kuri idamange ni ikimenyetso cy'ibihe. Ibyo bintu bamenye ko impinduka yaharaniye, n'abandi bose batangiye mbere ye, navuze abadamu bose baretse guceceka, ariko aje abunganira abantu bose nibashyire hamwe no kugira ngo iyi mpanda yavugije itazapfa ubusa. Murakoze. Murakoze cyane nako mwese murakoze kuri ibitekerezo mutanze. Nanjye ubwanjye nagira ngo nongereho yuko iyo nibuka idamange avuga ati nari idamange w'abana banjye, nari idamange w'umuryango wanjye, ariko ubu noneho mbaye idamange w'u Rwanda,
ayo magambo bumva ari amagambo aremereye cyane, ni ikintu gikomeye. Twavuze Ndabaga, ngira ngo Ndabaga wundi waje, noneho ubundi Ndabaga twamwumvise bisa n'imigani, ariko noneho twiyumviye umuntu tubona mu buryo busanzwe umeze nkatwe, uvuga ibibazo turimo, uvuga ibibazo by'ibyemezo bifatwa saa sita y'ijoro bugacya byashyizwe mu bikorwa kandi mu buryo buhutaza abaturage. Twumva avuga ibibazo tubana nabyo, avuga ati mushingure amagufa ari hariya, nta mpamvu abantu bundi bemerewe gushyingura, ni umuco w'igihugu gushyingura abantu bapfuye bakajya kwiruhukira. Twebwe kugira ngo ducuruze ibi n'ibi tugomba amagufa kuyashyira hariya, akabaho ngaho akasa n'ahari umurato, uwo muntu akabivuga. Bundi icyo ni igitekerezo, ni uburenganzira bwo kubivuga. Ashobora kubabazwa n'ibyo bintu kubera ko ari umunyarwanda, kubera ko ari umucikacumu, ibyo bishobora kumubabaza. Ibyo bintu ubundi kubivuga nta kibazo biteye. Kubona rero rwose tubona umuntu uri hariya tureba tuzi ubyivugira, bitari n'imigani, atari Ndabaga, akavuga ati yewe nari damange w'umuryango wanjye w'abana banjye, ubu ngubu ndi damange w'igihugu w'u Rwanda, ubu umuntu akaba afunze. Duva ari ikibazo gikomeye rwose, ni ikintu gikomeye cyo kuzahora tuzirikana twese abanyarwanda ko idamange yabaye idamange wacu. Mu kiganiro nk'iki tuvuga, mu by'ukuri tuba tuvugira abanyarwanda bose. Twakunze kuvuga abari n'abategarugori, nubwo twavuze n'abahati, ariko nagira ngo twinjire no mu bindi bibazo. Ubwo twavugaga imanza, urubanza rwa idamange arimo kuburana. Hari n'urundi rubanza rwa Paul Rusesabagina, nawe urimo kuburana muri iki gihe. Perezida Kagame mwarabyumvise, yabwiye itangazamakuru ko ibiganza bya Paul Rusesabagina ngo byuzuye amaraso. Ubwo rero akaba agomba kwisobanura ku bikorwa by'ubwicanyi ingabo za FRN zaba zarakoze. Ibyo yabivugaga harimo kuvugwa ibyishimutwa byakozwe, igikorwa cy'iterabwoba cyakozwe cyo kumushimuta bakamuvana i Dubai bakamuzana i Kigali. We rero agahita avuga ko icyo gikorwa cy'ishimuta atari icyaha, ahubwo hagomba kurebwa ibyo Rusesabagina yakoze, ko ari we afite ibiganza biriho amaraso. Njyewe ndagira ngo ahubwo mbabaze uko mubibona. Ese ubu koko ari Paul Kagame mwahoze muvuga ubwicanyi yagiye akora, uburyo yagiye abapfakaza bamwe muri mwe, nta nubwo ari mwebwe mwenyine, hari abanyarwanda benshi yapfakaje. Ese ubu murabona ukwiye kubazwa ibikorwa by'ubwicanyi ari Paul Rusesabagina cyangwa ni Paul Kagame? Ndagira ngo nkomeze ngira nti ko Nyampinga, muri ba Nyampinga ubundi yahuzaga imiryango, agahuza ndetse n'amoko, mu by'ukuri akaba inkingi yo kunga abanyarwanda. Nagira ngo mbasabe, urwego muriho rurakomeye, abantu bazi urwego rwanyu mu buyobozi, mu bitekerezo, muri politiki. Nagira ngo mbasabe mutange igitekerezo ku bintu byakunga abanyarwanda. Ubu tuzahora muri izo manza za hato na hato tuvuga ngo uyu nguyu ngo afite ibiganza biriho amaraso, ngo uyu nguyu ngo byifashe bitya, ngo uyu nguyu ngo bimeze bitya. Ubu ngubu inama mwatanga kugira ngo abanyarwanda bave muri ibyo, binjiye mu bwiyunge nyabwo, bacyure impunzi ziri hanze zimaze kugera kuri miliyoni ubu ngubu, kandi izo mpunzi igice kinini cyane ngira ngo ni abari n'abategarugori. Inama mwabitangaho ni iyihe? Ndagira ngo wenda nsabe Charlotte kubimburira abandi mu gusubiza iki kibazo.
murakoze cyane Jean Baptiste. Ikibazo cyawe ni ikibazo cyiza cyane. Uravugira uti imanza zibaye nyinshi mu Rwanda, hari urwo rwa idamange twavugaga, hari n'urwa rusesabagina, yemwe n'izindi nyinshi umuntu atarondora hano. Kandi ukongera ukavuga uti izi manza ko urega rusesabagina yamaze kumucira urubanza avuga ko ibiganza bye biriho amaraso. Buriya mu by'ukuri ni nko kuvuga ati urubanza rwarangiye, Kagame yavuze kuriya ngewe ibintu bya hariya ndabizi uko bikora. Iyo avuze kuriya yatanze umurongo byararangiye, rusesabagina nta kirinosa nk'uko amategeko abiteganya. Buriya yamaze kuba nyine afite ibiganza biriho amaraso. Ariko hari ikintu kizababajije nshaka kugira ngo nsubiremo. Ese koko ibiganza bya Paul Rusesabagina n'ibya Paul Kagame ibikwiye kuba ari byo biganza birimo amaraso ni ibihe? Ni ibyande? Nditangiriraho ngewe ubwanjye, umugabo wanjye yishwe na Kagame, nta wundi muntu wamwishe, kandi ngewe bamaze kumwica minota mike cyane maze kureba umurambo, nanjye barantumiye barambwira bati uyu mugabo rero uko ubonye tumugenje nawe niko tuzakugenza, nitwe twamwishe nawe niko tuzakugenza. Ni igihe gito gusa, ni igihe kitaragera icyawe. Ko niko bagenjereje Cyrie bica Sendashonga, wari warabicaje hariya bicaye. Ko niko bagenjeje kuri bakaregeya. Ndagira ngo mvuge bake kuko ntago nshobora kurangiza ilisiti. Noneho iyo turimo kuvuga ngo amaraso ari mu biganza, ubwo twavuga koko ari mu biganza byande. Kagame yishe miliyoni na miliyoni, yarambutse yica abanyarwanda bari muri za Kongo, yewe ntawe nubwo yishe abari muri za Kongo gusa ngo yice nibura abanyarwanda, yafashe n'abakongo banavangiramwo. Kagame ntagira umupaka wo kwica. None amaze gukora icyaha mpuzamahanga cyitwa terrorism, akidinapya umuntu, akora rendition. Umuntu baramurendinga from Dubai bamugejeje i Kigali. Icyo cyonyine ni icyaha gikomeye, ahubwo iya ni leta terrorist. Noneho rero ufite ibiganza birimo amaraso ni uwakorewe icyo cyaha cy'ubuterrorist. Hari ikintu wabajije nshaka kugira ngo nsubiremo, wenda ni nacyo ndangirizaho, kuko icyo cyo watubazaga buri muntu wese yagisubiza. Kandi nge niyo bavuga ngo miliyoni 6 ngo nazingahe, ntago wamenya miliyoni Kagame amaze kwica uko zingana, kuko buriya nk'uko yari umuyobozi. Nge nababwiye nti uriya Machiavellian ni imitekerereze ye ni ya umugabo witwa Machiavelli wari wavaga muri the Roman thinking philosophy, wayemereraga muri kuruwarite. Niyo mitekerereze ya Kagame. Nitubona umwanya Jean Baptiste uzampe akandi kanya noneho nze tuganire kuri philosophy ya Machiavelli. Nzahava buri muntu wese yemeye neza ko Kagame ari Machiavellian. Yes, ni Machiavellian mu mitekerereze no mu mikorere. Naramurebye, nge nize public administration, nize na political science. Naramurebye nsubira muri za ba political thinkers ba Aristotle ba ntuza bose ba Machiavelli, abo bose nsanga thinking ya Machiavelli niyo imudefinisa neza, niyo diplomasi akora, niyo local governance akora, niyo yose ni administration akora muri leta ye. Noneho rero umwere uvuye ubukuru ugasakara n'ahandi hose. Ubajije rero ikintu gikomeye, uravuga uti abanyarwanda bakwiyunga bati. Ndagira ngo nsubire hahandi, abanyarwanda bakwiyunga uko bafite ubuyobozi bubunga. Buriya governance ni ikintu gikomeye, guverinoma ni ikintu gikomeye. Nibwo amfeti abantu bashoboraga kubaho batari governed, batafite ubuyobozi. Ariko kugira niko byagenze, bituruka no ku Mana.
niko byabaye biba ngombwa yuko ubuyobozi bugomba kubaho abantu bagomba muri society yo zose aho ziva zikagera zigomba kugira abayobozi nuko natwe twagize umuyobozi ariko ubuyobozi uko busa buri gihe bushushanya abayobozi uko bashushanya ubuyobozi bakora bagira nyine muri icyo gihugu ubwo buyobozi rero bwacu bukiriho buriya nta kwiyunga kw'abanyarwanda kuko ubuyobozi dufite ni ubuyobozi bufite gahunda yo kugabanya abanyarwanda kugira ngo divide and rule policy. Rero igihe abanyarwanda bagifite buriya buyobozi mbona nge nta kuntu bakwiyunga. Turabigerageza turi hanze, turabigerageza kugira amakontakte tukavugana twebwe iki, ariko ni ibintu biba bigoye, ntago wagera kwiyunga kw'abanyarwanda byaba ari twebwe turi hanze n'abari mu gihugu ngo tuziyunge, ntago byashoboka. Ariko nkeka ko ubuyobozi bwacu nibuhinduka tukagira ubuyobozi bwunga, tukagira ubuyobozi bushyira valeri y'ubumuntu imbere, butica, buvugana, buganira, bushyira dialogue imbere, tukagira ubuyobozi bwumva, nyumva nkumve. Nariya amacakubiri y'abahutu n'abatutsi ntaho uzayasanga, biriya byose ni amaco y'inda, ibyo ngibyo abantu barabizi. Ariko kugira ngo tuzabane neza mu mahoro, nuko tuzagira ubuyobozi bufite iyo mitekerereze, bwahinduye filozofi, bufite gukunda umuntu no kuvaloriza umuntu, bukubaha umuntu, noneho bugashyira imbere inyungu za bose, inyungu rusange z'abantu. Tukagira leaders batari politicians. Buriya politicians ni abandi bahora bareba ngo bazantora rya natorwa nte nkasubira ku buyobozi na maintaininga ubutegetsi. Nagira abayobozi bareba generation, batekereza generations, bareba imbere akavuga ati ibyiza by'igihugu byasangirwa n'abanyarwanda bose bikabageraho gute. Noneho niho twavugira rero ibintu nka genocide ngo ni never again, niho twavugira ngo ibintu by'akarengane ni never again. Aho karengane ni kananirwa kubaho, ariko atari kuri iriya stage, atari kuri iriya state ubu ngubu biriho. Numva kurihindura buriya buyobozi niwo muti. Noneho abagiye ko nk'abayobozi bakajya hari leaders atari politicians bagiye mu nyungu za politics barimo bakina, bakajyaho ari mu nyungu zabo bayoborwa nako zabo bayobora. Ni ukuvuga ngo inyungu z'abayoborwa zikajya imbere, kubanisha abanyarwanda bikaba priorite. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma abanyarwanda babana neza, buri muntu wese agahabwa vare, buri muntu wese akubahwa, ikiremwa muntu kigahabwa agaciro. Umunyarwanda yaba ari mu Rwanda yaba ari no mu mahanga agahabwa agaciro. Ambasade ikamenya ko umunyarwanda aho ari wose imubereyeho, yaza yagira ikibazo, yahura n'ikibazo, yaba ari muri icyo gihugu yaba ari hehe, ukamenya ko ari uhagarariye, yaza ukamuha service. Ibyo rero wenda umuntu yashobora kugira byinshi abivugaho, ariko ni ibyo ngibyo n'abamvuze. Murakoze. Urakoze cyane Ambasaderi Charlotte, uvuze ibintu bikomeye cyane bisubiza ikibazo nabajije, ariko n'abagenzi bawe buriya bafite icyo babitekerezaho. Ntarabaha ijambo, nagira ngo rwose nkwemerere yuko igitekerezo wavuze yuko usaba akanya tukazaganira kuri Machiavelli, ku buryo werekana uburyo ibyo Kagame akora mu by'ukuri ari ugushyira mu bikorwa filozofi ya Machiavelli. Numva rwose nanjye bizanshimisha, ako kanya nzagashaka tukabiganira. Ndagira ngo rero nsabe Madame Cyrie Sendashonga nawe kutubwira icyo atekereza kuri icyo kibazo kiremereye cy'izi manza za hato na hato zishingiye ku rugomo rwa leta yitirira, yibwira ko ariyo nziza, abandi ari bo babi. Mbese ikibazo nari nakibajije mu magambo arambuye, reka ndeke na Cyrie agira icyo akivugaho. Cyrie, ijambo ni ryawe. Urakoze nanone Jean Baptiste kongera kumpa ijambo.
nanone nyine mugenzi wanjye Charlotte abivuze neza rwose, ariko ubwo ntabwo umuntu yabura icyo yakongeraho, buri wese nyine uko abireba. Mbere y'uko ngira icyo mvuga ku kibazo muri rusange, umbabarire rwose mbanze mfata akanya twese nako twongere tuzirikane Paul Rusesabagina n'umuryango we. Rusesabagina kuri njye ni nka musaza wanjye, yenda bamwe murabizi, ni umuntu wabanye n'umuryango wacu cyane kuva kera, imyaka yamaze muri Kenya yiga Utari College Nairobi, amaze no gusubira mu Rwanda, amaze kugera muri iyo mirimo yari arimo mu mahoteli. Ni umugabo w'imfura, ibyo mbivuge mbisubiremo. Ari abo twumva mu minsi ishize bavuga bya bindi nka wa mugani ngo bona nyine ngo umugabo mbwaseka imbohe, sinshaka gutukana cyangwa iki, ariko hari amagambo numvise ku bantu bamwe bamaze iminsi bavuga, simvuga amazina yabo, ngewe yankojeje isoni cyane kuko abo bantu nabo turaziranye, hari byinshi nabavugaho, kuko urebye benshi duturuka mu karere kamwe, hahoze ari Gitarama, iwacu muri komine yahoze yitwa Tambwe, Rusesabagina muri Murama, abandi muri za Kigoma, urumva ko karere nyine k'abantu twakuranye generation imwe. Rusesabagina yabaniye umugabo wanjye ku buryo rwose bw'indashyikirwa, kabone n'igihe byari bimeze nabi, amaze kuva muri leta, ndavuga Sendashonga, bamumereye nabi, abantu bamumereye nabi, bya bindi by'iwacu nyine mu mico ya Kinyarwanda, bya inyungu za politike y'umuntu nyine babonye Kagame yakwigijeyo, nawe wajyaga gusuhuza akakwitaza. Rusesabagina ntabwo yabikoze, yarakomeje amubera inshuti. Muri iyo minsi seti yarari Kigali, tutazi uko bizagenda, aramufasha, amubikira utuntu tw'udukoresho n'ibiki. Nagira ngo mbivugire ku mugaragaro, kuko kuri jyewe hagati y'umuryango wanjye n'uwa Rusesabagina ni nk'igihango. Nagira ngo mbivuge, nsuhuze Tasiana, nsuhuze abana ba Rusesabagina, ibyo barimo kunyuramo twese turabibona, ariko nk'uko Adeline yajyaga bivuga, mu ijuru hari Imana, kandi iriya ngoma ya Kagame uri kuvuga ngo Rusesabagina ngo ibiganza bye byuzuye amaraso nk'uko watangiye ubitwibutsa, hari n'igivuga atari ko se iyo avuga amagambo nkariya abashaka abayigiza nkana, abona ko Abanyarwanda turi ibicucu, ibyo avuga tubyemera, cyangwa se mbona biteye n'isoni kugira ngo avuge amagambo nkariya. Nk'uko Charlotte yabivuze, nawe wabyibukije Jean Baptiste, ni ibiganza byuzuye amaraso, ni ibyandi. Kuva Kagame yakwinjira ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 1990, amaze kwicisha abagenzi be batangiranye urugamba, General Rwigema, Babunyenyezi, Babayingana n'abandi benshi, amarorerwa yakoze isi yose irayazi. Akaba ari uhagarara hariya akavuga ngo ibiganza bya Rusesabagina byuzuye amaraso. Aza amaraso yamennye, Abanyarwanda yishe muri za Byumba, aho hose ingabo ze zanyuraga, abo yishe mbere yo gufata ubutegetsi, abo yicishije, tuvuge ba Baptiste, tuvuge ba Gatabazi, tuvuge Perezida Habyarimana, ayo maraso yose ari ku biganza byandi. Ni ibya Rusesabagina cyangwa ni ibya Kagame? Twongereho abagabo bacu nkatwe turi muri iki kiganiro, Charlotte nanjye mwabivuze, twabisubiyemo, kugeza naho Kagame ahagarara imbere y'abantu akigamba ko yishe Sendashonga. Yigeze yumva hari ahantu Rusesabagina yahagaze akavuga ngo akigamba ngo nishe kanaka? Ese izo ngabo za FRN bavuga ngo yarayoboye, ngo ntibajyaga banavuga ku maradiyo ko nta bitero biriho, ko ahubwo ngewe nibaza nabo bantu bapfuye muri Nyungwe batubwira niki kitubwira ko atari ingabo z'u Rwanda za Kagame zabishe, kuko bo bavugaga ko nta bantu bateye u Rwanda. None se bishe gute batateye u Rwanda? Ubwo twabivugaho byinshi, ariko ndagira ngo rwose mu mbabare harimo amarangamutima, kubera ko Rusesabagina kuri jyewe ni musaza wanjye, ni inshuti, ni umuntu w'inyangamugayo. Kumva rero bamwandarika kuriya, bamaze kumushimuta,
ntibagira n'isoni zo gukora igikorwa cya terrorisme international nka kiriya, bakajyaho bagatangira kuvuga ubusa basigaye batana umutwe, kumva ngaho minisitiri w'ubutabera Businge ari kuvuga ya Seuje ari kuvuga ya abo muri Libe bari kuvuga ya, ukibaza ariko se uyu mukino barimo baribwira ko abanyarwanda turi ibicucu. Ubwo rero mumbabarire, hari igihe umuntu yumva ibintu bigatuma mujinya uzamuka ukaba wavuga amagambo menshi, ariko ubwo reka ntuze tukora ikiganiro nk'uko twari twagitangiye. Noneho rero kuri ibyo nyine byo kunga abanyarwanda, yabunga ate ariho adashaka ikintu gituma biyunga? Uzanye ikintu cyose cy'igikorwa gishaka kunga abanyarwanda, nk'uriya musore Kizito, nka biriya twavugaga bya Idamange, bariya ba Victoire Ingabire, ba Diane n'abandi bose twavuze, ahita igihe cyose ashaka kubacecekesha, iyo bagize Imana bagira ibyago akabahitana akabica. None se nk'uko bivuze, niba n'izo ngabo za FRN ziriho zishaka yuko impunzi miliyoni zirenga 2.5 ziri mu mahanga mu mashyamba ya Kongo nahe zitaha, Kagame adashaka ko zitaha kuneza, ese kuki izo ngabo naho zaba ziriho ikibazo kiriho ni ikihe? Amashyaka menshi nka Charlotte arabizi yabivuga neza, namwe murabizi, bashatse ibiganiro ngo barebe ukuntu haba inzira y'amahoro yo kunga abanyarwanda, impunzi zitahe mu mahoro. Ninde wabyanze? Siriya ngoma ya RPF. None se niba hari abantu bavuze batuke, noneho turabona byananiranye, twinjire mu gihugu natwe nyine turwanire uburenganzira bwacu nk'uko nawe yabikoze muri 90. Si ibyo se bavugaga yuko impunzi zari hanze icyo gihe, ingoma ya Habyarimana yari yaranze ko zitaha zikageraho zigomba gufata intwaro ngo zitahe. None se byakoze kuki abandi bo batabikora? Niba nta yindi nzira atanga y'amahoro y'ibiganiro kugira ngo abanyarwanda bicare bavuga ibibazo byabo, turebe uko tuzabana, ibi bintu byo guhora mu ntambara birangire. Urumva rero ibyo Charlotte yavuze ndabyemera 100%. Ntabwo dushobora kugira amahoro, ntidushobora kwiyunga nk'abanyarwanda igihe cyose tugifite iriya ngoma. Iriya ngoma igomba kubanza ikavaho kugira ngo abanyarwanda babone akanya, babone ubuhumekero, bicare basase inzobe, tuganire ku bibazo byacu, umuti uzaboneka nihabugira ingoma iha abanyarwanda amahirwe yo kwicara bakavuga ibintu uko babibona, udafite ubwoba ngo nimvuga iki bararara bamfashe, nk'ibyo twavugaga bya Idamange nk'uko babitwibikije Jean Baptiste. Uriya mukobwa arazira iki? Uriya mubyeyi arazira iki? Niki yavuze cyaciye nk'amabere cyatuma bahita bamufata kuriya? Iriya ngoma igihe cyayo cyararangiye, s'il vous plaît. Yiba yari ibiza ahubwo ngo igende ku neza cyangwa sihinduke, guhindukaho simbona ko ikibishoboye, byarenze byageze wandabaga nk'uko twatangiye tubivuga, izahirima kuko ni ingoma y'amashitani, kandi nta kuntu satani ishobora kubaho igakora ibintu ariko igeraho igatsindwa igahirima, niko bizagenda. Ndaba rero nduva narekeraho nk'uko nabivuze mu mbabarire, yenda nagiye mu marangamutima, ariko iyo numva Kagame avuga ngo kanaka afite amaraso ku ntoki akibagirwa ibyo yakoze. N'ejo bundi yarivugiye ngo hari abahutu benshi bapfuye. Aha, ninde wabishe? None se arabizi ko ari we wabikoze? None se ubwo amaraso ari ku biganza byane? Ni ibya Rusesabagina cyangwa ni ibya Kagame? Murakoze kandekeraho. Urakoze cyane Cyrie. Nayo marangamutima uvuga nayo ni ngombwa kuko turimo turavuga umuntu ufite n'ibigwi, umuntu uvuga ati dore igihe iki n'iki mu ntambara ndi muri hoteli runaka, yewe nayihagazemo nyigumamo, abandi barahungaga bafataga iya mbere bahunga, ayigumamo, nuzi intambara irangira yerekana imibare ukomeye cyane w'abantu barenga 1,200, 1,268
ibi ni ibintu bikomeye bifite agaciro. Uretse rero iyo uvuga ugira uti nge twarareranywe n'uw'iwacu, noneho ngewe nkubwiye ibyanjye nk'umuntu wafatanyije na Rusesabagina hano mu buhungiro, muri ibi bavuga Kagame yabyise guterura ibikarito. Ndakubwira ko ngewe na Rusesabagina dusa n'abatangiye imirimo abanyarwanda benshi bakora hano mu Bubiligi. Tukaba ari na Rusesabagina twabitangiranye, nkaba nanjye nzi ko ari umuntu w'umugabo, umuntu wumva yaragombaga gutungwa n'ibivuye mu kaboko ke, atari umuntu ukeneye gutungwa n'amagambo. Bavuze bamwe mu bantu bagerageje kumusebya kugira ngo bigaragaze neza, nanjye simvuga amazina yabo, ariko uwo ari wese arabumva. Abo ngabo nibo banavuze yuko abanyaruhengeri ibyaba ari nko gutokura ifuku, kugira ngo abantu bose barabyumvise, avuga ko perefegitura ya Ruhengeri yose ishobora guterwa itabi. Umuntu yarangiza kuvuga ibyo ngibyo akumva umuntu nka Rusesabagina wakoze ibikorwa bikomeye, wanamufashije muri hoteli ya Mirikorine, ari umuntu ushobora gushimutwa bikarangira akaza uwamushimutse akaba ari umucira n'urubanza. Numva ari ikibazo gikomeye. Nanjye reka ne gutinda cyane kubera ko turi mu kiganiro duhuriyemo n'abandi. Nagira ngo ahubwo nsabe Dafi kuri iki kibazo gikomeye tuvuga cy'ubwiyunge, ikibazo cyo kurangiza ibibazo by'abanyarwanda. Nawe nzi ko ari umuntu utekereza cyane, nzi ko iki kibazo cy'ubwiyunge yagitekerejeho bihagije mu miryango arimo. Ndagira ngo rwose agire icyo atubwiraho, nawe atubwire uko agitekereza. Madame Dafi, ijambo ni ryawe. Murakoze Jean Baptiste. Nagira ngo mwese mbashimire, nshimire na bagenzi banjye amagambo meza mwavuze. Mu by'ukuri ntabwo ngaruka ku bwicanyi bwa Kagame n'agatsiko ke. Ndumva bagenzi banjye babivuze bihagije. Kuvuga amaraso yuzuye ibiganza ndumva nabyo ntari bubitindeho kubera ko babivuze bihagije. Ahubwo ikibazo nibaza ni ukuvuga nti hari ibyo sirigeze kuvugaho. Izo za FLN avuga zavutse kubera iki? Ese igihe bamusabye ibiganiro yarabyemeye? Ese niba atabyemeye amahitamo dufite ni ayahe? Ibyo ni ibibazo mu by'ukuri ahubwo yagombye kwibaza. Ariko mbere yo gukomeza nkagira ngo ubwo twibuka nanone umunsi w'abari n'abategarugori, ngire ngo muri aka kanya nanjye mfata akanya nshimire Karine Kanimba uruhare yagize mu kugaragaza, mu kwambika ubusa leta y'agatsiko, ahereye ku byo bakorera umubyeyi we. Hari n'ikindi mwarafi nigeze kuvuga ati agatoki gakunda gukomba gahora gahinnye. Babonye bashimuta Sankara, babwira ko ariko bazakomeza. Byari byo gukora les crimes internationaux ntabwo bizabagwa neza. Ukongeraho na biriya Kagame agerageza kongera kwerekana ko mu by'ukuri inzego z'u Rwanda zidatandukanye. Perezida wa Repubulika agenda agaca urubanza rukiri en cours, akajya guca urubanza akarusha rwose akarurangiza. Ibyo ni ibintu byerekana ko iriya leta y'agatsiko nta kintu tuyitezeho cyatuma impinduka zibaho. Ni ngombwa rero kugira ngo wavuze iby'ubwiyunge, ni ngombwa ko haba impinduka, abanyarwanda bagashyira hamwe tugaharanira impinduka. Sirigeze kuvuga ati amazi yarenze inkombe. Ntabwo nzi uko bazigarura kugira ngo abanyarwanda bicare hamwe, ariko twe turacyasaba ko abanyarwanda bicara hamwe bakaganira, kubera ko amaraso y'abanyarwanda yamenetse ni menshi. Igiciro twatanze kirahagije, ntabwo twakagombye kongera kumena andi maraso kugira ngo tubone uburenganzira mu gihugu cyacu. Uravuga rero uti ubwiyunge nibwo dukeneye kugira ngo abantu bahure baganire. Niba rero kari agatsiko kanze ko abantu bicara bakaganira, ni ngombwa ko duhuza imbaraga tugaharanira impinduka, maze tukicara tugasasa inzobe, buri wese akumva akababaro ukundi,
maze tukareba u Rwanda rutunogeye. Nta yindi solution ihari uretse kwicara tukaganira tukumva buri wese akababara ukundi. Ibyabaye byarabaye, ntabwo tuzasubira inyuma, ariko niba tuvuga tuti ibyabaye ntibizongere, ni ngombwa ko twicara tukumvikana tukavuga tuti byarabaye, abasanga imbabazi bakazisabana, ukuri kukavugwa, nyuma tukicara hamwe tukavuga tuti ruriya Rwanda rutubereye, nta munyarwanda n'umwe uvuyemo. Nguko uko tuzubaka u Rwanda rwacu, tuzubaka n'ubwiyunge. Ariko ibyo kuvuga ngo bazacira imanza abanyarwanda bose se, ko noneho abanyarwanda bose babaye imbohe, ko u Rwanda rwabaye prison à ciel ouvert, nkuko bavuga bati mu by'ukuri ni prison. Abantu bose bazaburanisha babarangize, bazashimuta abantu bose se? Nitwicare dusase inzobe tuganire ku heza hejuru hazaza h'u Rwanda rwacu. Ndumva nta kindi cyabirangiza uretse kwicara abantu bakaganira. Murakoze. Murakoze cyane rwose, nongeye kubashimira mwese, ibiganiro bikomeye, ibitekerezo bikomeye mwatanze. Ndagira ngo ndareba ku isaha nkabona igihe nateguye kirimo kurangira. Ndagira ngo wenda tutarangiza ntabajije ikibazo kimwe cy'amatsiko. Hari igitekerezo Perezida Kagame yigeze kuvuga, sinzi niba ari igitekerezo, sinzi niba ari icyifuzo cyangwa niba ari itegeko yaciye. Yavuze ko yumva yazasimburwa n'umugore. Nagira ngo nkamwe abategarugori muri opposition mutekereza, mwibaza kuri ejo hazaza h'u Rwanda, nagira ngo mbabaze icyo mubitekerezaho. Ese mwaba mufite intego? Hari uwo mwaba mutekereza ko yaziyamamaza muri 2024? Mbega icyo kibazo muracyumva mute kuri icyo kibazo cy'uko umukuru w'igihugu utaha yaba umutegarugori cyangwa umwari? Nagira ngo mbasabe wenda mpere nanone kuri Charlotte agira icyo akitubwiraho mu magambo makeya. Charlotte, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Jean Baptiste. Ni ikibazo cyiza koko. Umva, umudamu n'ubundi niwe ukwiriye kuzayobora u Rwanda nyuma ya Kagame. Reka mbabwire impamvu mbivuze. Ariko ubwo buriya Kagame ajya yihanurira. Buriya biri buravuga ngo when the righteous bananiwe gukora, ngo batitanze ngo bakorere Imana, ngo yakoresha n'amabuye. Buriya rero uriya ni ibuye ryahanuye. Noneho rero ahanura avuga yuko azasimburwa n'umudamu, ngo niko abibona we. Buriya ngewe nkeka ko yabivuze atanazi n'ibyo avuga, ahubwo n'Imana yatumye avuga biriya kugira ngo nibyumvikana bivuye mu kanwa k'umukuru w'igihugu abantu bazabifateho seri. Kagame akwiriye gusimburwa n'umudamu. Ibyo rwose ngewe ndabivuga numva nshikamye. Kubera iki? Cyambere abadamu b'u Rwanda dufite abantu abadamu bafite ubushobozi. Ntago ndi buvuge ngo runaka, ariko abadamu bafite ubushobozi bwo kuyobora neza mu Rwanda ni benshi. Noneho rero ndashaka kugira ngo mvuge qualities z'umudamu. Mudamu ni nyina w'umuntu, ababazwa n'umuntu ugiriwe nabi. Umudamu agira umutima wunga, nko kuriya bavuze ngo ni mutima w'urugo. Kuriya afata urugo rwe akarushyira hamwe, abana papa wabo n'iki agasanga mbega bose ari ihuriro rya buri muntu. Niko abanyarwanda bakeneye umuntu uzabahuza gutyo. Umudamu niwe wabikora neza. Kindi, umudamu agira umutima ubabarira. Mu gihe tuzaba tugomba kubana, tugomba kuganira, hazagomba kubaho gutanga imbabazi no kuzisaba. Abadamu bagenzi banjye turi kumwe aha ngaha bambera abagabo. Umudamu niyo ufite ikintu ukosanyijeho na mugenzi wawe w'umugabo,
ni wowe wa mbere umusaba imbabazi, kandi rimwe na rimwe ukanamusaba n'imbabazi atari nawe wakoze icyaha, ariko kugira ngo hagaruka amahoro, hagaruke miriye nziza mu rugo, ugira ngo nyine urugo rwanyu rukomeze rubemo rutemba amata n'ubuki. Niwe rero umudamu, niwe ufite umutima washobora kunga bariya abanyarwanda, niwe watuma abantu wafata iya mbere agasaba imbabazi, yasaba imbabazi akerekana n'ukuntu abantu bagomba kuzisabana n'ukuntu bagomba kuzihana. Amfite karakita umudamu nyirizina, niwe wakunga ruriya rugo rwitwa u Rwanda, kuriya jera kariya kayinite gatoya ku rugo rwe. Nuko nguko dukeneye umuntu w'umubyeyi uzatwunga, kandi turabafite mu Rwanda, yemwe turabafite bahagije, natwe turaha. Ufashe mu umwe, nzi neza ko umuyobozi ataba umwe, agafata na bagenzi be bose agakora ubuyobozi buzima bufite abarideri bazima, apana politicians baza bashaka gusa amajwi ngo bicireho bakore. Umudamu niwe muntu wakunga u Rwanda. Ndekeye aho ngaho, murakoze. Murakoze cyane, murakoze rwose kuri icyo gisubizo kiduha icyizere cyane. Nagira ngo rero na Cyrie atubwire uko abibona. Ese wewe ndanavuga mazina niba abibona, abadamu nigeze kuvuga mu kibazo nigeze kubaza kuko ntiharimo bayobora igihugu, ndetse nabo ntavuze wenda ubu ngubu ngiye niyo ndeba ku mbuga nkoranyambaga mbona abadamu aribo bafite, aribo benshi bafite ijambo rwose rigaragara rivuga riti ibintu bigomba guhinduka, bati ibintu nibihinduke, bati habe ibi n'ibi. Nagira ngo Cyrie niyo kuvuga menshi, nawe icyo tubwira kuri iki kibazo gikomeye. Urakoze nanone Jean Baptiste, mbanze rwose nunge mu byo Charlotte avuze, abivuze neza, ndumva nta na byinshi nakongeraho. Gusa nyine nk'uko yarega umugani ngo ari igihe umusazi asara akagwa ku ijambo. Ngewe burya cyagiye Kagame abivuga nabifashe mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni bya bindi navuze tugitangira, abashaka kwihesha amajwi mu mahanga, bamwumve neza. Mwibuka nyine ko abantu benshi bari baguye mu kantu bamaze kuvuga ngo iriya bahinduye constitution nyine ngo bamwongereho imyaka, iba ari 14, iba ari 21, simbyibuka. Abo nyine birimo n'abo badamu twavugaga bari mu nteko ishinga amategeko bagize uruhare mu gutuma ibintu nk'ibyo by'amahano biba, ngo bamwongerereho ngo bagire bate. Nabati abayigira nyoni nyinshi. Charlotte yavuze ko muzakorana ikiganiro nyine cyo twereka ukuntu Kagame ari Machiavelli. Nibyo rwose nanjye ndabyemera. Ngewe nabonye nyine ashaka kwigirisha gutya, kwiraza Nyanza nyine yivugisha. Ndabona ndibuka ko hari n'ababiteyemo urwenya bati yenda arashaka kuvuga ko nyuma ye hazajyaho madamu we cyangwa umukobwa we, simbizi ibyo yatekerezaga. Ibyo ari byo byose ubwo twabishyira ku ruhande rumwe, ariko nk'uko nyine Charlotte yabivuze, nk'uko nanjye mbivuze mu kanya, mu by'ukuri yarahanuraga igihugu Kagame navaho. Igihugu gikeneye umuntu ufite umutima wa kibyeyi kugira ngo afashe abanyarwanda kwiyunga, abahoze nk'uko ababyeyi tumenyereye guhoza abana bacu, abe umutima w'urugo, ariko abe n'umwugariro nk'uko twatangiye tubivuga. Yumve ko umutegetsi mwiza, umuyobozi mwiza, si uwidoderaho constitution nk'aho ari costume taillé sur mesure. Ni umuntu ufatanya n'abandi gushaka umuti ku bibazo igihugu gifite, apana kwireba inyungu ze n'agatsiko ke n'umuryango we n'utuntu nk'utwo. No, umubyeyi nyawe au sens premier du terme, umutegarugori cyangwa umwari ufite umutima wa kibyeyi, ufite impuhwe, ufite imbabazi, ufite ubwenge, ufite kureba kure, ufite ubushake bwo kugira ati u Rwanda, abanyarwanda ni umuryango wanjye, uko nshakira amahirwe umuryango wanjye, la famille nucléaire, niko ngombera no gushakira amahirwe u Rwanda, abanyarwanda aho bava bakagera nka famille yanjye élargie. Icyo nicyo dukeneye kandi bizaba.
ubwo rero wavuze utese muri 24 se ko Kagame bamuhaye nyine indi myaka 10 n'ingahe urumva hagize n'uwajya kwiyamamaza yahita amukorera ibyo yakoreye Victoire Ingabire cyangwa ibyo yakoreye Diane Rwigara yahita avuga ngo nyuma yamwohereje hari yagiye kota umuriro turabimenyereye ntawe twifuriza ko yakongera gukorerwa biriya kandi nyine amatora nabaho muri 24 Kagame ari kandida twese turabizi ko azaba agira ngo yongera atorwe no kuvuga ngo abantu bajye kwiyamamaza ngiye mbona bazaba ari nko guta igihe kuko turabizi uko iriya ngoma ikora ariko rero habayeho kuko ikintu cyo kuvuga ati amatora nyayo atarimo gutirisha atarimo gushaka kubeshya ngo hari demokarasi kandi nta demokarasi abategarugori bashobora gutegeka kera gihugu barahari benshi nkuko Charlotte yabivuze ntitwakwirirwa dutanga amazina barahagurutse batweretse ko ibyo twavuze byose kugeza ubu dutanga izo ngero zose ni ukukwereka ko igihugu cy'u Rwanda gifite abari n'abategarugori b'intwari badatinya kandi bashakira igihugu amahoro nyayo bashakira abanyarwanda imibereho myiza apana gushaka kugumiza guca abanyarwanda mw'ibice kugira ngo wowe ubonemo inyungu zawe ndumva rero aricyo nakongeraho urakoze yego murakoze cyane ndagira ngo na Dafia wenda Dafia afite izina ry'umukandida rwose yanatubwira nagira ngo ntarangiza icyo kibazo n'abatagize icyo kivugaho Madame Dafia ijambo ni ryawe murakoze kuri umutegarugori ngo n'umutima w'urugo burya iyo umutima utera neza byose birashoboka icyo gira gusangira ngo mvugeho nuko mu by'ukuri urebye tuvuye mu byo kuvuga ngo ni umudamu wasimbura Paul Kagame cyangwa se ni umugabo sirigeze kubivuga umubyeyi ashobora kuba umugabo cyangwa umugore icyangombwa n'indangagaciro zimuranga ubwo ngewe nkavuga nti icyo abanyarwanda banyotewe ni ukubona ubwisanzure mu gihugu cyabo bagahabwa ijambo mu bibakorerwa kandi ntihagire ivangura iryo ari ryo ryose ryongera kubera ku banyarwanda icy'ingenzi ntabwo mu by'ukuri ari ukumenya uwasimbura Paul Kagame icy'ingenzi ni ukubona ikandamizwa rikorerwa abanyarwanda rihagarara nicyo cyangombwa nicyo cy'ingenzi kugira ngo abanyarwanda bongere bisanzure mu gihugu cyabo kuko bagenzi banjye babivuze rero bibaye amahirwe akaba ari umugore uyobora igihugu muri demokarasi isesuye kandi atari bo badutsindagiye batari bo baje ngo batubwire ngo baduhaye ba mushiki wabo bariya bose bagiye bagira ibintu bagiye bijandika mu bintu by'ubwicanyi gushyigikira ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi dukeneye umutegarugori umwari cyangwa se undi mubyeyi niba ari umugabo ariko ufite umutima wa kimuntu ufite kubungabunga abanyarwanda bakongera bakagira ituze mu mutima aramutse yaravuye muri opozisiyo byaba ari amahire kandi barahari koko babishoboye cyane cyane ko bagenzi bacu bahawe ubutegetsi hamwe kiriya gihugu icyangombwa cyakora twagize amahirwe kubera ko mu by'ukuri twabonye idamange mu gihugu kandi turatekereza ko bayidamange mu gihugu nabo ari benshi ariko bari mu nzego batwandurije isura ndumva tutategereza ko bazaza nabo kameme muri iyo myaka dutegereje imbere ni ngombwa rero ko duharanira nongere mbivuge ko duharanira impinduka uwasimbura Paul Kagame akaba umubyeyi ubungabunga abana kugira ngo bongere batuze bongere bagire ubumuntu bongere bumve ko umuntu bwagarutse mu gihugu hamwe twese uko tungana uko turi nyabutatu murakoze murakoze cyane murakoze rwose icyo gitekerezo utanze bagira uti yewe nta nubwo ari ngombwa kubiba umutegarugori usimbura Kagame icyo dukeneye ubu ngubu nuko haba impinduka hakajyaho undi muyobozi ureba inyungu z'igihugu ndetse tugize amahirwe uwo muntu akava muri opozisiyo akaza azanye ibitekerezo bishyashya bya opozisiyo bishaka kuvugurura imiyoborere y'igihugu byarushaho kuba byiza
ukongeraho uti abaye n'umutegarugori byaba byiza nabyo rwose ni byiza cyane ko bisobanuye gutyo. Njyewe ndagira ngo mbwire abatwumva ko iki kiganiro twagikoze mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'abari n'abategarugori wabaye ku itariki ya 8 Werurwe. Nkaba naboneyeho kuvuga ibigwi by'abari n'abategarugori turimo kubona muri iki gihe, cyane cyane bari abantu bashinze amashyaka, bamwe rwose bagakora ibikorwa by'ubwitange nka Victoire Ingabire bahagurutse mu Buholandi, yabayeho neza n'umuryango we, akavuga ati ngewe ngiye guhindura ibintu mu Rwanda, ngiye kugerageza ku buryo ibintu byahinduka. Baravuga ngo turakinira hanze, reka ngewe ngiye mu kibuga, akemera akajyayo agafunga imyaka 8 azira ubusa. Ndibutsa ko kimwe mu byo yafungiye wari uko yavuze ku rwibutso yuko abona urwibutso ruhari ruvuga jenoside yakorewe Abatutsi gusa, ariko akaba azi ko hari n'abandi bantu bishwe. Avuga ati se Abahutu bishwe bo bazibukwa ryari? Ejo bundi Perezida Kagame yavuze ko kuko n'Abahutu bishwe kandi benshi, nyamara icyo gihe Ingabire abivuga byabaye ikintu gikomeye cyane, babyise icyaha kiremereye, arabifungirwa. Ubwo nari mvuze Ingabire, ariko hari n'abandi twavugaga ba Idamange, ibyo Idamange yakoze. Rero byatumye kuri uyu umunsi w'abari n'abategarugori ntekereza yuko dukwiye ko guha agaciro umugore tukibutsa ko yanayobora igihugu. Ntabwo mvuga ko abagabo nabo batabishobora, ngenga ko hari abagabo benshi nabo babishoboye, ariko icyiza ni uko tuzagira ubushobozi bwo gukora competition, tukavuga tuti uyu niwe wabishobora, umukandida w'umugabo akiyamamaza tukumva ibitekerezo bye, umugore nawe yaza tukumva ibitekerezo bye, ntitubinenge tuvuga ngo ni umugore. Nicyo ngira ngo nashaka kuvuga. Nkaba noneho rero ngira ngo by'ukuri dusoze iki kiganiro. Ibibazo nari nateguye ndumva bisa naho birangiye, hari ibyo numva byagiye biza mu bindi mwasubije. Nkaba numva rero twasoze iki kiganiro, ariko nk'uko bisanzwe bigenda, ndumva mwafata umunota umwe buri wese agatanga umwanzuro kuri iki kiganiro twakoze, akavuga ubutumwa yumva yashyikiriza Abanyarwanda. Ndagira ngo mpere kuri Cyrie Sendashonga atangiye igitekerezo n'umwanzuro n'ubutumwa yumva yageza ku Banyarwanda mu rwego rwo gusoza iki kiganiro. Madame Cyrie. Urakoze Jean Baptiste, nanone bwose kugushimira mbikuye ku mutima kuba mwagize iki gitekerezo cyo gutegura iki kiganiro, gushimira abavandimwe Charlotte na Daphrose twagifatanyije, Ambasaderi Ndagijimana wadufashije mu bya tekinike. Kongera nyine mbese icyo navuga nsezera ni ukwibutsa yuko igihugu cy'u Rwanda kiri mu kaga, gikeneye amaboko y'abana bacyo bose, baba abategarugori, baba abari, baba abasore, baba abagabo, baba ibikwerere. Dukorere hamwe ariko tutaryarjyana, hatari umuntu wirirwa avuga ngo nshyize abagore imbere kugira ngo mbigire iturufu yo kurisha, ahubwo atwubahe kuko atwubahe nk'uko turi umutima w'urugo, tukaba turimo no kwerekana ko umunyarwandakazi ari no kuba imyugariro nk'uko babivuze. Ni ukuvuga ko abo banyarwandakazi bafite uruhare runini mu kubaka igihugu kizaba igihugu kibereye bose, kibereye abana bose b'u Rwanda. Nkaba rero narangiza mvuga nti rwose nyakubahwa Perezida Kagame, rekeraho kumena amaraso, rekeraho gupfakaza abagore b'i Rwanda, rekeraho gufunga abana b'abasore n'inkumi kubera ko bafite ibitekerezo barimo gutabaza bati rwose inkoni zamba, rekeraho, reka Abanyarwanda tubane. Narekeraho
kuko natarekeraho ni hahandi he iminsi izageraho ijyane nawe, u Rwanda ruzagera ku bwiyunge. Ikibazo gihari ni uko agumya ashaka izi ntambara, arigizayo uwo munsi w'amahirwe wo kuzabona igihugu gifite ubumwe, gifite amahoro, gifite ihumure, kibereye buri wese, aho igitekerezo cya buri wese cyakirwa neza, apana kuvuga ngo kuvuza ibyo ndashaka kumva, ndagufunze, ndakwishe, ndakurigitishije, ngize nte. Rwose ibyo bintu nibyo ngewe nifuriza abanyarwanda, cyane cyane nyine ntangiriye ku bari n'abategarugori, kuko akenshi ibibi bibera muri kiriya gihugu nibo ba mbere bigiraho ingaruka zikomeye. Kuba bapfakaye, ugomba kuba umugabo ukaba n'umugore mu rugo, ukareba ibiri kugeza naho bikurenga kubera wa mutima nyine w'urugo, ukemera nyine ukaba idamange ry'u Rwanda nyuma yo kuba idamange ry'umuryango wawe, ariko ari ugushaka gufasha abanyarwanda. RPF rero, FPR nako umutegetsi wayo Kagame, icyo nababwira bayidamange, turi benshi, dushakira u Rwanda amahoro, nta kindi twifuza, turashaka igihugu gifite ituze, kitubereye twese, tukabanamo tutaryana. Murakoze. Urakoze cyane, ugize uti bayidamange turi benshi, ni ubutumwa bukomeye cyane. Nawe yari yavuze ati dore n'imfungwa bamfata cyangwa nibanyica, ndasaba ko haboneka abandi bayidamange. Nibyo yavuze mbere yuko bamutwara. Ubwo rero ni ubutumwa bukomeye. Nagira ngo Charlotte nawe afata ijambo, atangira ubutumwa bwo gusoza iki kiganiro cyari kigeneye uyu munsi w'abari n'abategarugori. Ndavuga ngo uyu munsi nubwo tugifashe bukeye bwaho, ariko twakigeneye kwibuka uruhare rw'abari n'abategarugori mu kubaka igihugu cyacu, mu kubaka ejo hazaza. Charlotte. Murakoze cyane Jean Baptiste. Ndagira ngo rwose mbashimire cyane mbikuye ku mutima kuri iki kiganiro cyiza mwadutumiyemo, natwe tukaba twagize icyo tuvuga kuri uyu munsi wahariwe abari n'abategarugori. Gusa ndagira ngo nsoze mpamagarira buri munyarwanda ndetse n'umunyarwandakazi twese hamwe, ngaragaze ko ndumva twanagiye tubigaragaza mu byo twagiye tuvuga, turuzuzanya twese, kandi ingufu zacu zose zirakenewe. Ibintu twagiye tuganira byagiye bigaruka ku karengane kari muri kiriya gihugu. Ndagira ngo rero mpamagarire yaba ari bagenzi bacu b'abadamu n'abana b'abakobwa ndetse n'abasaza bacu, mbakangurire yuko ntacyo tuzageraho tutari kumwe. Kuzuzanya kwacu kurakenewe muri uru rugamba, kandi urugamba ni ngombwa kuko tugomba kwigobotora iyi ngoyi y'abicanyi. Icyo rero ntabwo tuzakigeraho tudafatanije. Niyo mpamvu rero mboneyeho kugira ngo mbatumire abatari mu rwego nyunguranabitekerezo rwa RBB, bashobora kuza tugahuza ingufu, turagenda twiyubaka. Uru rwego rwa RBB nge mbona ari icyizere, rurimo gutanga icyizere cyane ku banyarwanda. Duhuriyemo turi amoko atandukanye, turi agenda zitandukanye, turi abato n'abakuru, abanyarwanda mbega bose twarahagurutse kugira ngo dufatanye. Abatari baza rero mbonereho umwanya wo kugira ngo mbabwire ngo nimuze. Ikintu iriya ngoma y'abicanyi itinya ni ugufatanya, ni ukuzuzanya kw'abana b'u Rwanda, tutitaye ku bwoko, tutitaye kuri genda, tutitaye ku myaka. Buri muntu wese ingufu ze zirakeneye, nta muntu ubikubereyemo, kandi twese dukeneye kubaho mu mahoro, dukeneye igihugu cyacu.
ushobora kuba uri mu mahanga ukavuga uti ngiye ko nibereye muri Canada, ngiye ko nibereye mu bindi bihugu ibyo ari byo byose, uba ufite n'ubwenegihugu bwabyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko amazi arashyuha ariko ntabwo yibagirwa iwabo wa mbeho. Hariya hantu tuhafite, hariya ni gakondo yacu, ni heritage yacu. Kandi iyo uri umuyobozi cyangwa se iyo unitegura kuzaba umuyobozi, ntabwo wireba wowe ku giti cyawe, ugomba kureba muri rusange. Hariya hantu tuhafite abavandimwe bababaye bari mu bubata, dufite ibintu byinshi, bamwe bahafite n'imitungo, bahafite n'iki, ariko igikomeye ni ukugira ngo u Rwanda rubeho kandi rubeho mu mahoro. Abanyarwanda babayeho mu bwoba, Abanyarwanda babayeho mu kutishima, Abanyarwanda bikajya no mu maraporo mpuzamahanga. Icyo kintu tugomba kugihagurukira tukagikemura, kandi igikomeye cyane kirushije ibindi ni uko Imana iri ku ruhande rwacu. Imana iri ku ruhande rwacu rero nta kizananirana, ni ikibazo cy'igihe gusa. Ariko ndababwira ngo waza ukatwiyungaho bizashoboka, utatwiyunzeho n'ubundi bizashoboka, ariko wowe uzaba wasigaye inyuma. Nta munyarwanda rero ukwiye gusigara inyuma, kuko icyo dushaka ni ukuzagenda tukicara hariya, noneho tugakora agashasha nyayo yo kwiyunga, noneho tukunga ubumwe, tukibagirwa akarengane, tukagasezerera burundu, kakajyana na nyirako wakazanye. Murakoze cyane, ndabashimiye Jean Baptiste, mshimire na Ambasaderi Ndagijimana wari co-host. Mwakoze cyane, Imana ibampere umugisha. Bagenzi banjye nabo twari kumwe ndabashimiye kandi mbasezeyeho. Mwakoze, twagize ikiganiro cyiza, ntitwari tunaherukanye, nari nabakumbuye ndababona nubwo abari online, ariko no kumva amajwi yanyu nabyo biranshimisha. Imana ibahe umugisha cyane. Urakoze cyane Charlotte, urakoze ku butumwa rwose utanze, uvuze ibintu bikomeye. Ngewe mfashe wenda ijambo rimwe gusa, wavugira uti Imana iri ku ruhande rwacu. Ndumva ari ikintu gikomeye. Niba Imana iri ku ruhande rwacu, ndumva nta mpamvu ibyo dushaka, ibyo duharanira tutazabigeraho. Ndagira ngo rero Dafi afate umwanya niwe wa nyuma adusoreze iki kiganiro, aduhe ubutumwa busoza iki kiganiro twageneye umunsi w'abari n'abategarugori, uruhare rwabo mu gushaka guharanira ejo hazaza heza h'igihugu cyacu. Madame Dafi. Murakoze Jean Baptiste, ndagira ngo nunge mu bagenzi banjye nshimire mwese twahuriye muri iki kiganiro. Siri nkubwira nti nakagaruka bwa mbere duhuriye mu kiganiro, ariko urugamba ruracyari rurerure, niba mvuga nti nakagaruka. Ndagira ngo muri aka kanya ikintu cya mbere mbanze nshimire abari n'abategarugori bose, aho bari bose banze guceceka, bahagurutse bagaharanira impinduka. Mbabwira nti mukomere, turi kumwe. Nicyo cya mbere. Ikindi ndagira ngo mbwire abantu bose batwumva ko kugira ngo impinduka ishoboke mu gihugu cyacu ari uko twakwishyira hamwe, buri wese agakinira mu kibuga mu mwanya yumva ashobora, ariko tugaharanira impinduka ya yindi nyakuri zatugeza ku bwiyunge nyabwo, kugira ngo dushobore guharanira igihugu kizira itotezwa, igihugu kizira ishimutwa, igihugu kizira kumena amaraso, maze twongere tugire u Rwanda rutuje rubereye abanyarwanda bose. Nagira rero ngo rwose mbikuye ku mutima mbabwire nti duhaguruke, twirinde kuba babiza tubireba tugaceceka. Idamange yarahagurutse, yavugije impanda, twamwemeye ko tuzamukurikira, ko tuzumva impanda yavugije. Rwose hari n'abandi benshi batangiye, ntabwo bose ndi bavuge uyu munsi, ariko nagira ngo rwose duhaguruke, twirinde guceceka mu gihe igihugu cyacu kiri mu kaga, kandi twese hamwe tuzatsinda, nta kundi byagenda. Imana iri ku ruhande rwacu nk'uko Charlotte yabivuze. Murakoze cyane Ambasaderi Jean Marie na Jean Baptiste, Charlotte na Cyrie. Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe. Murakoze.
murakoze cyane, murakoze rwose uko muri batatu mwatanze ibitekerezo bikomeye ku ruhare rw'abari n'abategarugori mu kubaka igihugu cyacu, igihugu gikeneye impinduka nk'uko twakunze kubivuga, nk'uko uriya mudamu twavuze kenshi muri ibi biganiro yabivuze agira ati harageze kugira ngo abanyarwanda babone ubwisanzure, kugira ngo harageze kugira ngo ubwoko bw'Imana bubone ubwisanzure, harageze kugira ngo haboneke ubutegetsi bushya burebera abanyarwanda bose. Nta magambo rero nanjye navuga arenze amagambo meza mwavuze, nta butumwa navuga bundi burenze ubutumwa mwatanze. Ndagira ngo rwose mbashimire mbikuye ku mutima. Ndashimira kandi na Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana wadufashije muri iki kiganiro. Naho utaha muraharyana murakarama. Rwanda.